ntibyari byoroshye kwima ingoma karinga. Iyo ushaka kumenya amateka n'umuco by'igihugu cyawe ubaza abakuru, ariko se igihe abakuru badahari bigenda bite? Bifata abanditsi igihe kitari gito bahindura inkuru z'amateka ziri mu bitabo bazishyira mu mashusho. Si kera cyane umwami Rujugira atanze, hari ahasaga mu myaka y'1600. Uyu munsi wa none hari urubyiruko rw'abasore n'inkumi rwiteguye kudusubiza mu bihe bya kera. Ntabwo byari byoroshye kwima ingoma karinga, kuko nagiye kwima ingoma karinga nta mubyeyi mfite, ndetse n'umugore nari narashatse karira nawe atakiriho, kandi nari mfite urugamba rurerure cyane rwo kurwana na bene Rwaka nabo bifuzaga kwima ingoma, ariko byose byarangiye maze kuyima. Ndashimira abiru bambaye hafi, ndetse n'abandi bantu bose bari hafi bwami bagiye bangira inama yo kwihangana. Ndashimira cyane cyane masenge, kuko igihe nari nababaye niwe muntu wanyitagaho, yamenyaga uko naryamye akamenya nuko nabyutse. Ikindi, mu gihe nari mfite ibiguma ndetse n'imvune za bene Rwaka bari banyohereje abahungu babo ngo bandwanye, niwe muntu wenyine wabashije kumvura arankanda. Murakoze. Hanyuma reka tugaruke, ubundi wabaye umwami gute? Uri umwami mu buzima busanzwe cyangwa? Mu buzima busanzwe ntabwo ndi umwami, uretse ko umuryango w'iwacu dufite igisano cyo kwa sogokuru ni mugabo ukeba, sogokuruza ni mugabo ukeba, kandi mugabo ukeba abaza amateka yari umwe mu miryango ikomoka kwa Rujugira ndetse na Cyirima na Yuhimazimaga. Hanyuma rero wowe waje kuba umwami ute, ko tubona wambaye nk'abami ugaragiriwe n'ingabo? Mu rwego rwo kugira ngo umuco wacu utazibagirana ndetse n'amateka y'abakurambere bacu ntibiyibagirane, twahisemo gukora filime. Iyi filime rero dusanga ariyo yazabika amateka igihe kirekire, cyane cyane ko ifite ububiko bwiza nko kuri YouTube cyangwa se n'ahandi hantu dushobora kuyibika nko ku website. Aho ngaho iyo wabitseyo ikintu ntabwo gishobora kusaza vuba cyangwa se ngo kibure uko kibonetse. Ni ukuvuga n'abazaza nyuma y'iyi generation bashobora kuzayireba. Yes. Ukaba rero uri uwuhe mwami? Iyi filime wakinnyemo uri uwuhe mwami? Murakoze. Muri iyi filime nakinnyemo ndi umwami Cyirima Rujugira. Niho rero tugarure mu buzima bw'ibwami icyo gihe udusangiza imibereho y'ab'icyo gihe ibwami. Murakoze. Cyirima Rujugira nk'uko abarebye iyi filime bayibonye, ni umuntu wahuye n'imibabaro myinshi ndetse arihangana cyane, ariko byose aba n'intwari, ndetse no mu mateka yose y'u Rwanda tubona ko ari umwe mu bami bagiye bagira amateka ndetse afite imbaraga. Amwe mu mateka yaranze Cyirima Rujugira nuko ari we muntu wabashije kurongora umugore mwiza cyane witwaga Karira. Karira yari umugore mwiza cyane, Rujugira aza kumurongora, ariko nawe amurongora amwambuye undi mugabo. Nyuma y'uko amaze kumurongora rero Cyirima Rujugira yaje kujya iwabo ariho kwa Yuhimazimaka. Yuhimazimaka akaba yari afite n'abandi bana, ariko muri iyo minsi yari hamaze iminsi havugwa iyicwa ry'umwana we wa Mazimaka. Noneho amaze gupfa, Cyirima nawe aza kujya mu rugo, uwo muhungu we bamwitaga Musigwa. Cyirima aza kujya mu rugo, agiye mu rugo ibwami, birumvikana iwabo hari ibwami. Amaze kujya mu rugo ngo asohoka yumvise ko se Yuhimazimaka agiye gutaha, Cyirima nawe agira ubwoba yuko ashobora nawe kuza akamwica. Rujugira rero asohoka, ashaka gusohoka ibwami yirukanka, ariko mu gihe agishaka gusohoka hari imfizi Mazimaka yakundaga cyane. Imfizi ubwo kubiki gihe ni ikimasa. Iyo mfizi itangira Rujugira mu marembo ngo asohoke ibwami,
iramutangira ngo ye gusohoka. Imutangiriye Cyirima nawe ahita abona yuko byanga bikunda. Icyo gihe ariko yarakiri Rujugira, ndaza gukoresha Rujugira ko yaratarima, yarakiri igikomangoma. Noneho Rujugira amaze gutangirwa n'iyo mfizi ya Mazimaka, ahita abona ko byanga bikunda harimo ikibazo. Nibwo rero yafashe icumu rye arayicumita, imfizi igwa hasi irapfa. Ipfuye abona yuko ibi bintu bitari bumworohere, cyane cyane ko papa we yari amaze kwica Musigwa, kandi ngo mu cyatumye Musigwa apfa nuko papa we yamwikangaga cyane. Ndetse hari n'abavuga yuko ngo papa we yabaga yikanga ko yaba ajya kuba yabonana n'abagore be ba Mazimaka, ariko ibyo by'abenshi ni ugutebya. Gusa ikizwi cyo yamwikanzemo nk'umugizi wa nabi, ahita afora umuheto aramurasa, nibwo uwo yagwaga hasi. Na Cyirima rero amaze kubona ko ibyo bintu bitari bumworohere, amaze no kubona ko amaze gucumita ya mfizi ye, abona ko byanga bikunda Mazimaka nabimenya bitari bugwa amahoro Cyirima. Niko kuhita agenda afata umugore we Karira bahungira i Bugesera. Hanyuma rero tugiye kukubaza nk'umwami, nawe urasubiza nk'umwami. Tubwire inkuru yo gusubira mu Rwanda, tubwire no ku kagezi ko ku Gasoro. Inkuru yo kugaruka mu Rwanda, cyangwa se mu Kinyarwanda cyiza icyo bita kubunduka, kuko mu gihe nari narabundiye aho ngaho i Bugesera, umugaragu wanjye yitwaga Ndabaramiye yaje kundeba aho nari ndimo nkina igisoro, noneho azana keso, ariko akingera iruhande mpita numva muri ako keso harimo impumuro ya Karira. Ndamubaza nti ese ko ndimo kumva inyoso ya Karira ni amahoro? Arambwira ngo ninza mbwira ubutumwa Karira yamutumye. Uwo Ndabaramiye amanura gutyo ambwira ko muri ako keso harimo ubutumwa bwa Karira, nanjye ngenda mbukurikiye nzi ko ngiye kubona ubutumwa bwa Karira, kuko ni umugore nakundaga cyane kandi numvaga tuzagumana ibihe byose. Tugeze rero ku kagezi, nibwo Ndabaramiye yeruye ambwiza ukuri, ambwira ko ansubije mu Rwanda. Nanjye ubwo mwihaguruka ku gisoro nari ndimo nkina, nari mfite n'insoro. Izo nsoro mzigujugunya muri ako kagezi. Ako kagezi ubwo nibwo kahise gahabwa izina kitwa ku Gasoro. Ubwo ku Gasoro niho byavuye twabyumvise. Hanyuma tubwire kuri Karira. Karira ni umukobwa wari uteye ute? Se wamukunze gute? Byagenze gute? Murakoze. Karira yari umukobwa mwiza cyane, buri muntu wese yabonaga akabona ari umuntu kuba yamusiga mbese bitazamugwa amahoro, no mu ndoto ze bitazamugwa amahoro. Karira rero Ndabateze nawe yari umugaragu wanjye mu gihe nari nkiri igikomangoma. Noneho Ndabateze ajya kunshakira igishirira cyo gutumura agatabi, niwe waje, mbese muri make Ndabateze niwe waje ambwira ko Karira abonye umugore mwiza cyane. Koko nanjye ariko ngeze kuri Karira ndamureba nsanga ni umugore mwiza, kandi nkurikije n'urugwiro yatwakiranye, ndavuga uyu mugore ntago namusiga, nitaye ko yari afite undi mugabo. Karira mpita mushyira mu ngobyi ndamutahana ibwami. Icyo tubwira rero ahitwa ku ijuru rya Kamonyi, se wagezeyo? Murakoze. Nkuko nababwiye, nkomoka mu muryango, igisekuru cyanjye cya gatatu ni Mugabukeba. Mugabukeba kubaza amateka, na wari mu miryango ikomoka kwa Mazimaka. Ku ijuru rya Kamonyi niho iwacu. Ku ijuru rya Kamonyi niho iwacu. Ibyo byose byinshi twakoze twabikoreye aho ngaho ku ijuru rya Kamonyi, koko niho iwacu. Muri makeya ku ijuru rya Kamonyi ndahazi ni naho mba. Yo tujyane rero ku ijuru rya Kamonyi mu gihe wari umwami. Habaye. Murakoze. Igihe nari umwami ku ijuru rya Kamonyi ntabwo ariho nge naje gutura. Ku ijuru rya Kamonyi hari hatuye papa Mazimaka. Yego. Sibaza no dushushanyiriza ijuru rya Kamonyi uyu munsi hakorerwa iki, habera iki n'iki kinyejana turimo?
ku ijuru ya Kamonyi uyu munsi nkubeshye nakubwira ko hari igikorwa gihari kihakorerwa gusa nk'ibisanzwe mu Rwanda. U Rwanda rwateye imbere, hatuwe n'imiryango myinshi ndetse hariyo n'ishyamba. Cyakora ibisigisi by'amateka biracyahari, nko ku rutare rwa Mazimaka haracyahari, muri Shori ishyamba rya Shori naryo riracyahari, n'igisoro Mazimaka yajyaga akina nacyo kiracyahari. hanyuma rero mu mateka twumva ko abami bakundaga abagore benshi n'intambara. Ese wowe mu bwami bwawe uri umwami ukunda intambara ufite abagore benshi, byari bimeze bite? Njyewe ntabwo nigeze ngira abagore benshi mu bwami bwanjye, ntabwo nigeze ngira abagore benshi, kandi intambara nazo njyewe sinari umwami w'intambara nk'uko wenda mwabyumvishe cyangwa nk'uko mwamubizi. Ntabwo nari umwami w'intambara, kuko nari umwami w'umushumi. Ubwo ni ukuvuga nari umwami w'inka. Naje kuba umwami w'intambara, bambe naje kujya mu ntambara bitewe n'uko bene Rwaka bashakaga ko ntima ingoma, ahubwo bagashaka ko aribo bakiyimika ku ngoma. Nicyo cyatumye nza kujya mu ntambara, ariko intambara imbana nyinshi muri icyo gihe cy'ubwami bwanjye. Hanyuma rero hari imvugo yumvikanye ngo nta byera ngo de. Iyi mvugo yabaraje ku gihe cy'ubwami bwawe? Yego, yavuye nta byera ngo de yaje mu gihe cy'ubwami bwanjye. Mu gihe nari ngiye kwima ubwami nagize agahinda gakomeye. Noneho nari mfite uwavukanaga na mama bitaga Turira. Nkigera mu nzu nyine aho ngaho ibwami, nibwo naje kuvuga ijambo ngo nta byera ngo de, rihita riba rimenyekana. Kuko icyo nashakaga kuvuga mvuga ngo nta byera ngo de, nuko navugaga yuko ngiye kwima ingoma ariko ntari kumwe na Karira cyangwa na mama Kirongoro. Iyo nza kuba ndi kumwe nabo bombi, ubwo noneho nari kuvuga ngo ibintu byera ngo de, ariko ubu kuko ntari kumwe nabo, niyo mpamvu uvuze ko kuko nta byera ngo de. Hanyuma rero hari abagabo twabonye iruhande rwawe, se ni ibyegera byawe, ni abagaragu bawe, ni bande? Uyu yitwa Ndabateze. Ndabateze niwe wari umugaragu wanjye mu gihe cyose nari nkiri igikomangoma, ariko no mu gihe nari maze kwima yabaye umwiru. Unawe mureba nawe ni umugaragu, wahoze ari umugaragu wa data, ndetse ari no mu biru b'ibwami, niwe wari ukomeye mu biru, na n'uyu munsi rero aracyari umwiru. Hanyuma rero tuve mu buzima bwa cyami tugaruke mu buzima bw'uyu munsi. Uyu munsi ubundi urinde, ukora iki? Mu bisanzwe ubuzima bw'uyu munsi uburyo mbayeho, ndi umuntu usanzwe nk'abanyarwanda twese, urya bimugoye akabaho bimugoye. Nitwa Lonje Mugwaneza, nije amashuri abanza, niga amashuri yisumbuye ndetse na kaminuza. Uyu munsi mfite akazi, nubwo wenda kaba katari permano cyangwa ngo kazagume birebire bitewe n'amakontra umuntu agenda asinya, ariko mfite akazi ka memba ku kwezi. Murakoze. Hanyuma rero iyi filime ni wowe wayanditse, uranayiyobora. Ese kwandika filime nk'iya kera ukanayiyobora bigenda gute? Twabonyemo ibisimba, tubonamo inkota, tubonamo imigezi, tubonamo ziriya nzu za kera. Biriya bintu bigenda bite? Biriya bintu ni ibintu kubyumva gutya mbikubwira ushobora kumva ari ibintu byoroshye, ariko mu by'ukuri si ibintu byoroshye. Ikimenyimenyi iyo biza kuba byoroshye n'abandi bantu baba baragerageje kubikora, ariko nk'uko mwabibonye ni ibintu biboneka ahantu hake. Mpamya ko no muri uru Rwanda njyewe wakoze igenzura, iyi niyo filime yonyine ishobora kuba igaragaye irimo bene ibyo bintu, ari ibintu biririyo uko biri ariko bimeze. Gusa ikindi warubajije
cy'uburyo nyine twayidirectinze cyangwa se twayikoze ndabivuga mu rundi rurimo ahari kugira ngo byumvikane, sinzi ijambo nakoresha, ikintu bita kwisacrifier, kwigomwa. Birimo kwigomwa no kwitanga cyane, kuko buriya twaraye amajoro. Aba muntu wese muzabona muri iriya filime mujye mumenya ko yigomwe gute. Twaraye amajoro, tugenda amanywa, izuba riratwica, imvura iratunyagira, kandi nta muterankunga n'umwe twari dufite. Nitwebwe twimenyeraga tike, nitwe twimenyeraga rasiyo, nitwe twimenyeraga kameramani, nitwe twimenyeraga light, nitwe twimenyeraga sound, nitwe twimenyeraga na costume. Urumva rero kubazi bya filime yo ubumvishe bino bintu bahita bumva icyo nshaka kuvuga. Hanyuma wayishaka kuyireba noneho uyu munsi yayirebera he? Yitwa ngo iki filime? Iyi filime uyu munsi ahantu iri kunyura ni kuri YouTube. Sinzi wenda nimba tuzagira n'ubundi buryo bwo gucisha ku yandi ma platform, ariko uyu munsi iri kuri YouTube. Yitwa ngo iki? Iyo YouTube yitwa iyo filime yitwa Ntiruterwa. Twagendeye ku ijambo ry'uwo mu Cyirima Rujugira yavuze ngo u Rwanda rwatera ntiruterwa. Rero natwe turabihina tuvuga Ntiruterwa. Filime ikaba iri kuri YouTube yitwa Imena Rwanda. Babaje cyambere cyambabaje nuko nabuze umugaragu wanjye Ndabaramiye. Yari umugaragu nakundaga cyane, numvaga iteka ryose yampora hafi, kandi naramwizeraga nawe yaranyizeraga. Ariko mu gihe twari turimo tuvi Bugesera, twaje guhura n'abantu cyangwa se abasore bari bihishe mu nzira baduteze. Ubwo ni igico bari baremye igico ngo badutangiye twe kugera ibwami. Barizibukira mu gihe bagiye kuntera icumu, Ndabaramiye aranyitangira, abari we baritera mu mugongo, umutima we rirawusatura, Ndabaramiye agwa hasi. Ndabaramiye yarambabaje cyane muri icyo gihe. Ndabaramiye ati hoya, nanjye ndahari, naho kugira ngo igikomangoma gipfe napfa mbere. Nibwo bamuteraga icumu mu mugongo ryahuranye umutima rihinguka mu gatuza, Ndabaramiye agwa hasi. Igikomangoma bibonye ati ye baba noneho binshikiyeho. Nibwo yakuraga inkota ye, urugamba rutangirira aho ngaho. Nanjye nta kundi nagombaga kubigenza kuko yari amaze gupfa, kandi nanjye mbona bakirimo kunsatira baza kunyataka. Nari mfite inkota, mu bintu byo kurwanisha inkota nari mbimenyereye cyane kuko nari narabyitoje. Nanjye kuko nafashe ya nkota ndabarwanya, babiri barahagwa undi arancika. Ibyo nibyo bihe nibuka byambabaje mu bwami bwanjye. Sibyo gusa ariko hari n'ikindi gihe numva cyambabaje, ni igihe nari ndi kwima ingoma cyangwa se karinga. Nabwo haje igitero, icyo gitero kiratwika ku buryo hari na bamwe mu biru bahaburiye ubuzima, kandi nanjye nari ngiye kuhaburira ubuzima. Nuko natabawe na bamwe mu biru bari bafite ibigango bakansohora. Ku bijyanye rero n'iriya nyamaswa yo, nari nkiri igikomangoma ngifite imbaraga, kuko mu bintu bya mbere nitozaga mu gihe nari nkiri igikomangoma, nitozaga guhiga inyamaswa. Najyanye na Ndabatezi guhiga iriya mbogo yari yazengereje abaturage irimo kubica.
noneho tuza kuyigwaho mu ishyamba, ariko ndabatezagira ubwoba. Agize ubwoba ariruka, nanjye nshaka kwiruka. Ngeze imbere gato nibuka yuko iriya nyamaswa ari njye ugomba kuyikiza abaturage. Ngaruka guhangana nayo. Nibyo koko byasaga naho bikomeye ndetse binangoye, kuko inyamaswa wabonaga ifite imbaraga kandi yari imaze kugira umujinya yari ikuye mu giturage, nanjye ikansatira ishaka kugira ngo injombe ihembe. Naragerageje nanjye nshaka no kugera ubwo niruka ngo mpunge nk'uko umugaragu wanjye Ndabateze yari amaze guhunga, ariko nza kwibuka ko ngomba kuba umugabo mu bihe nk'ibi ngibi. Nibwo nigiraga inama yo kurira igiti kugira ngo mbe nyireba neza. Nibyo koko nuriye igiti, ndeba mu cyico, kuko ni ibintu nari menyereye kureba mu cyico cyayo. Inyamaswa nyinshi burya zigira ahantu hamwe ushobora gutera icyuma zikahita zipfa. Niko byagenze rero, nanjye iriya mbogo narayimanukiye neza, namaze kuyireba aho ihagaze, nyitera inkota mu cyico ihita ipfa. Yaba yarakomaze abaturage bangana gute? Iriya nyamaswa yishe abaturage benshi, kuko imirambo twabonye byibura aho ngaho muri icyo giturage yari imirambo myinshi cyane, kuko hari n'abo wasangaga gaciyemo kabiri, cyangwa se bamwe yanabajugunye ntutumenye iyo baguye, ariko mu bigaragara byo yarishe abaturage benshi. Iyo nyamaswa yabaga iturutse inaha haba amashyamba menshi, kandi muri aya mashyamba habamo inyamaswa. Iriya mbogo rero iri mu mbogo zavuye mu ishyamba, sinzi cyari cyiteye umujinya mu ishyamba, iza kuwutura abaturage, ariko imbogo yavuye mu ishyamba. ariya mazu twabonye bwami wahadusobanurira? Ariya mazu mwabonye ibwami, nibyo koko buri muntu wese ubibona aratungurwa, kubera ko ariya mazu ubu ngubu ntago muri iki gihe turimo ushobora kuyabona. Ariko nk'uko nababwiye, burya umuntu ujya gushyira igihangano hanze cyangwa se nk'iyi filime ngo ayishyire hanze, hari byinshi aba yarigomwe. Ari amazu natwe ari muri bimwe mu byo twigomwe, tujya kuyashutinga aho yarari cyangwa se tujya kuyafatira aho yarari, noneho tuyazanamo nk'uko mwayabonye. Ariko hariho namwe twebwe ubwacu twiremeye, yaba mu buryo busanzwe mu giturage ndetse no ku bijyanye n'ikoranabuhanga mu maporogaramu atandukanye. Harimo amazu twagiye dukora muri porogaramu, aha navuga wenda nka porogaramu bita Blender. Ni ibiki byakurangaga iyo wabaga ugiye kugaba igitero? Ubundi buri muntu wese nk'umuntu ujya kurwana uwo ari we wese, ikintu cya mbere agomba gutekereza ni ukumva ko agomba gutsinda. Iyo ugiye kurwana intambara wumva ko uri butsinde, ukajyana ishyaka ndetse n'icyizere, byanga bikunda uratsinda. Nanjye n'icyizere najyanaga ndetse n'ishyaka. Inshingano zawe nk'umugaragu w'umwami warasobahereje? Naragerageje, ariko hari igihe zangoye gatoya, bitewe n'uko navunyishije ibwami ntabariza abaturage ko imbogo irimo kubararika, umwami adutuma kuyica mu ishyamba. Rero nibwiye ko iri bubone ko igikomangoma ari umwana w'umwami, iri bumubone ikamutinya. Njye numva ko iri bundahiraho twinikaga ndiruka. Hanyuma rero imbogo warayibonye iriruka. Iriya mbogo se ubundi mwari mugiye kwicira iki? Iriya mbogo nk'uko bigaragara yari yamaze abaturage, kandi ari bo rubanda rw'umwami. Yego. Hanyuma rero tuvuye mu buzima bw'ibwami tukagaruka mu buzima busanzwe, ubundi amazina yawe ninde?
nitwa Tuyizere Manase. hanyuma gukina muri filime uri umugaragu w'umwami ukora akazi bwami se mu buzima busanzwe nta kintu bikwafekitingaho, nta kibazo bigutera? Ubundi njye nkunda sene abantu bashobora kuzareba bakabona zisuzuguritse kuko mba nzi ko arizo zigaragaza ubuhanga mu mikinire. Hanyuma n'iki rero wabwira urubyiruko rw'uyu munsi rwumva amateka rukumva ko byari ibya kera, ese ugereranyije amateka yacu n'ubuzima tubamo uyu munsi ubona urubyiruko rw'ubyibuze rukurikira ariya mateka, warubwira iki? Icya mbere nababwira ni uko iyi filime bayikunda kuko ibasubiza mu Rwanda bakamenya umuco nyarwanda. Harimo byinshi bagiye bumva, hakibaho inkera ku bana bagiye baganira n'ababyeyi, ariko ubu urubyiruko rw'iki gihe barahuze, bahugiye ku ikoranabuhanga, ntabwo bakibona umwanya wo kumenya amateka y'igihugu. Nibareba filime rero bazabonamo imwe mu mihango n'imiziririzo y'u Rwanda. Ndi umweru w'ibwami, natangiye kuba umweru ku ngoma ya Mazimhaka, ndetse n'umuhungu we amaze kuba umwami nkomeza kuba umweru kugeza na n'ubu. Hanyuma rero turakubaza, ese ubundi umwiru ni umuntu ukora iki bwami? Umwiru ni umujyanama w'ibwami, agora hafi yo ku gikari cy'ibwami agira inama umwami. Hanyuma rero nk'umwiru, ese sobanurire umwami twari tuzi ko ari umuntu w'umutegetsi ufata umwanzuro ku gihugu, ese hari inama mwaba mwaragiriye nk'umwami Cyirima Rujugira mwibuka? Twamugiriye inama kuko yasubiye inyuma aratuganiriza, atugisha inama y'icyo yakora. Inama niyo mpamvu kugeza n'uyu munsi akitwizera tugakomeza kuba abiru. Hanyuma rero tuve mu buzima bw'ibwami tugaruke mu buzima bw'uyu munsi. Uri umupapa mukuru, ese gukina uri mu bihe by'ibwami wabyakiriye ute? Gukina rero ndi mu bihe by'ibwami nabyakiriye neza kuko nk'uko mubibona ndakuze, ariko nubwo nkuze nabyakiriye kugira ngo abarimo kutureba uyu munsi bazamenye uko u Rwanda rwacu rwahoze, kugira ngo nabo batwigireho bakomeze.